abana bawe bari bwicwe n'inzara, ntago abana bawe bazabura kwiga. Ndakubwiza ukuri abana baziga, ndakurahira ukuri kw'Imana ishobora byose abo bana baziga. N'abanje barize kandi byari bikomeye. Ndabyibuka umunsi umwe byari bikomeye neza, abana bose baretse kujya ku ishuri, babuze minerevare, babirukanye. Ngira Imana ndavuga ngo ariko wa Mana we, mbigenze nte ko aba bana ari wowe wabampaye? Turabashubuje nanone nshuti z'umusaraba, bakundwa b'Imana, bavandimwe muri Kristo Yesu. Ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muhabwe umugisha n'Imana, amahoro y'Imana, urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, ineza y'Imana iboneke ku buzima bwanyu, iboneke ku mibereho yanyu ya buri munsi, mu mirimo mukora, aho muherereye hose ku mugabane w'isi yose. Muhabwe umugisha n'ukuri, ineza y'Imana n'ukuri. Harashele mone tarabi. Ndi gufashwa muri iyi minsi n'ijambo ryitwa kwizera, ijambo ryitwa kwizera. Mana ishimwe, ijambo ryitwa kwizera niryo riri kumfasha, kuko utizeye ko ibitariho bizabaho nta kintu wabasha kugeraho. Kwizera kwatumye Aburahamu abona Isaka. Imana tugirire neza. Kwizera kwatumye Enoke ajya mu ijuru adapfuye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Kwizera ko ibitariho bizabaho, icyo nicyo usabwa, icyo nicyo nsabwa. Ibintu byose iyo ubikoze mu kwizera ubigeraho, ariko iyo ugiye mu gikombe cyitwa gushidikanya, nta kintu ubasha kugeraho, nta kintu na kimwe ujya ugeraho. Hari abantu b'inshuti zanjye twajyaga dukunda kuganira, nkababwira ngo nyamara igihe runaka nzaba meze gutya, igihe runaka nzaba ndaha, igihe runaka bizaba bimeze gutya. Mu by'ukuri turi kuganira bisanzwe, bakavuga ngo oya, ibyo bintu ntago bibasha kubaho, ibyo bintu ntago bizagerwaho. Ariko uyu munsi nabigezeho kubera kugira gute? Kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kwizera niryo jambo nanone mbazaniye. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwatumye Aburahamu, haleluya, yumva ijwi ry'Imana ajya gutamba umwana we Isaka. Ariko ngo ageze ahantu Imana yamweretse, ngo abwira ngo abagaragu be ngo basigaraho gato, ngo we n'umwana ngo barajyanye hari, ariko ngo baragarukana. Haleluya. Arabwira ngo mwe mube musigaye hano, kandi amakuru yari muri we yari yahawe n'Imana kwari ukujya gutamba umwana we w'ikinege. Ariko kuko yizeye Imana, uyu mwana yari ikinege, nta wundi mwana yari afite. Uwo yari afite ni Ishimari, kandi yari yamubyaye mu buryo bwo kwirwanirira. Haleluya. Umwana Isaka, Bibiliya itubwira ni Isaka, kandi niwe yari yaramusezeranije. Imana itugire neza cyane. Ariko arizera, yizera icyo Imana ivuze. Ariko abantu dufatanyije kwizera tuvuge ngo haleluya, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Kwizera ukavuga ngo ndizeye, nizeye yuko Imana ivuganye nanjye, nizeye yuko iyi ndwara atari iyo
kunyica, nizeye yuko ubushomeri atari ubwo kunyica, nizeye yuko iki gisuzuguro ntazagihamamo, nizeye yuko haleluya Imana izankorera ubukwe, nizeye yuko nzabyara, haleluya. Ariko Hana ntiyizeye akabona umwana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yarizeye abona umwana. Kwizera niko kudukorera igitangaza. Yarizeye, yizera ari kuri Penina, ari kuri mukeba wa Penina wamuhozaga ku nkeka musuzugura, ariko arizera, yizera ko mu ijuru hari Imana iyamuhaye gushaka izamuha no kubyara, haleluya. Iyamuhaye umugabo izamuha n'umwana, iyamuhaye abana izabaha no kwiga, iyabahaye kwiga izabaha n'akazi, iyabahaye akazi izabaha no gukora amakwe, haleluya. Kwizera, ijambo kwizera, Yesu ashimwe cyane. Kwizera nibwo buzima bwacu. Kwizera nizo mbaraga zituma tugera aho tutari kuzagera. None se nukomeza kubaho mu buzima bwo kutizera, mumbabarire mvuge kano kantu, uzasanga umuntu abaho avukire mu buzima bubi. Bibaho pe, ntago abantu bose ariko bafite aho bageze. Avukire mu buzima bubi, avuke isi ari umukene, nyina ari umukene, bavuke babaho nabi, abana babyaye, abatabaye abakarani baba abashumba, abatabaye abashumba babe bakora utuzi two mu rugo. Usange umuntu arinze arunduka apfe bamworose itaka, nta kintu cyiza na kimwe agezeho. Reka nkubwire, iyo ni Satani, ubwo ni ubutindi bw'abadayimoni bwa Satani. Nta muntu nigeze mbona wubashye Imana, wasenze Imana, wakoreye Imana, wakijijwe, akamaramaza, akizera, ntawe nigeze mbona akorwa n'isoni. Kandi uko niko kuri. Ibyo mbabwiye nibyo ngewe nzi, nibyo nzi. Umuntu wizeye Imana, akubaha Imana, agashaka Imana, agakorera Imana, akagendana n'Imana, n'iyo Imana imuhaye umugisha, uriya mugisha Imana irawurinda. Imana ishimwe cyane. Uriya mugisha Imana irawubungabunga. Iyo uwukoresheje neza, ukawukoreshamo ibyo kubaha Imana, ukamenya kuba jera w'iby'Imana yaguhaye, ukamenya kuba manejya w'iby'Imana yaguhaye, nufate iby'Imana yaguhaye ngo ubijyane mu busambanyi, nufate iby'Imana yaguhaye amasezerano asohoye ngo uyajyane mu gukodesha amaroji, mu busambanyi, mu bujura, mu bwicanyi, mu mashyari, mu moko, kwishyira hejuru, kwikomanga mu gatuza. Ushobora kwikomanga mu gatuza ukamera nka Nebukadinezari. Yesu atugirire neza cyane, haleluya. Ijambo kwizera niryo nshaka yuko dusengana mu Imana, tuganiramo, niryo nshaka ko tuganiramo. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rivuga kwizera, niryo nshaka ko dukomeza kuganiraho. Yesu ashimwe. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, riri muri Matayo 8 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Yesu ashimwe cyane. Mugiye kumva uburyo kwizera gukora. Utizeye iyi Mana, utizeye Yesu Kristo, nushake ubivemo. Kuko ikintu cya mbere kizakugeza ku by'Imana yavuganye nawe ni ukwizera. Kandi kwizera ntago ari guhora uvuga ngo Imana yaravuze, Imana yaravuze. We kiranuka, usenge,
utegereze isezerano ry'Imana rizasohora hatabuzemo na kimwe, kuko twebwe turi mu bagabo bo guhamya iby'Imana yagiye ivugana natwe kandi ikabikora. Dufite amajenda twagiye twandikamo, tukandika, Imana ikavugana nawe ukizera, ukavuga ngo Imana ivuganye nanjye ndizeye, ukandika iyo tariki, warangiza ugakomeza ukizera. Naho se wowe Imana nikubwira ati ngukoreye ubukwe, uricira inzira, utangira ufata abahungu miliyoni ubatendeke, uvuga ati nta wamenya, uyu ni mwanga se nuriya kankamubura, nta wamenya, reka bashyire ku kagozi bose, njye mbabwira ngo sheri, njye mbabwira ngo shu, kubera yuko uyu nagenda nzasigarana uyu. Uko ntago ari ukwizera, uko ntago ari ukwizera. Wirwanire ngo Imana yaravuze ngo igukoreye ubukwe, ugenda utangire wicira inzira, ujye gusambana, reka nkubwire amasezerano urayangije. Imana itugirire neza, amasezerano yawe urayangije. Imana iguha isezerano ibona ukwiriye kurihagararamo. Haleluya. Satani naza akagushuka ukava mu isezerano ugatangira kurikorera mu ibyaha, ubwo nyine uzaba widindije, uzaba wishubije inyuma. Ariko ni wizera icyo Imana yavuze, ugategereza wihanganye, ugategereza usenga, ugategereza ukiranuka. Ariko se Sadurake na Mishake na Abedenego ntago bizeye Imana, bagacana itanura ry'umuriro ngo babarohemo, bakavuga bakabwira umwami ngo iyi Mana yacu nubwo yadukiza cyangwa ntidukize, ntago turi bupfukamira imana zawe. Haleluya. Ntago se bizeye, ntago babashize muri ritanura ry'umuriro. Iri jambo ndarikunda cyane. Haleluya. Ngo bashatse abagabo b'inkorokoro b'abanyembaraga, ngo bafata abana bagabo b'Imana Sadurake na Mishake na Abedenego, ngo babanage muri wa muriro. Ariko uzi cyabaye, bariya b'inkorokoro b'abasirikare bakomeye babanazemo. Ariko Mana kwizera, ariko wambabariye ukizera ibindi ukabimbaza basi. Uzi ko babafashe ngo babanaga ibirimi bya wa muriro, bigafata bariya abagabo b'imbaraga ngo bakagwaho ngaho, bahise bagwaho ngaho, bapfira aho ngaho. Nyamara bo bajugunye mu muriro bizeye. Ayiwe, rahira, nyamara tubuza abantu bizera. Ngiye mpora nizeye. Amen. Ngiye mpora nizeye, kandi iyo nizeye n'ukuri ntagiye inkozi isoni. Buri munsi mbona ineza yayo, buri munsi mbona gukomera kwayo, buri munsi mbona imbaraga zayo, buri munsi icyo nyisabye cyose irakinkorera. Mana itugirire neza. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu ni yamamare, Imana yacu nishyirwe hejuru. Mufate kwizera, mwizere ko ibitariho bizabaho, mwizere ko icyo Imana yavuganye namwe kizasohora, mwizere ko Imana itabeshya, mwizere ko Imana izabarengera. Muri aho muri totomba tubivuyemo, turabiretse, n'ubundi ntabyo wari urimo, urabivamo kuko utari ubirimo. Ubirimo ntago wabivamo ngo byemere. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uwo waba uri we wese, icyo waba uri cyo cyose, usabwa kwizera Imana, usabwa kubaha Imana, usabwa gukorera Imana, usabwa kumva ko Imana yawe ishoboye, usabwa kumva ko Imana yawe ifite imbaraga, usabwa kumva ko Imana yawe yihagije. Yesu ashimwe cyane. Ibitagaragara, ibitaboneka n'iby'Imana ikora. Muzarebe inshuro nyinshi Imana ikunda kukubwira ngo urugero, ikakubwira ngo nguhaye inzu yo kubamo, kandi wabuze nayo kwishyura iyo ukodesha.
haleluya. Bishatse kuvuga iki? Imana ireba ejo hawe, ntabwo ireba none aho urimo. Mana ishimwe. Imana ireba ugiye kubaho ejo, ntabwo ireba ibyo urimo gucamo nonaha, kuko ibyo urimo gucamo nonaha byo yamaze kubirangiza, ntacyo bigutwara. Iyo bigira icyo bigutwara ntubu ukiriho. Impamvu ukiriho ni uko Imana ibifite mu kiganza cyayo. Tuvuge ngo amena. Tuzamura icyubahiro cy'Imana yacu. Uwo uri we wese usabwa kwizera Imana, usabwa gukorera Imana, usabwa kubaha Imana. Nubwo waba ukomeye kungana iki, jya wubaha Imana, ihe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo ufite bishime mu Imana, ibyo ufite bihemwa Imana icyubahiro. Uvuge ngo Mana ndagushimye aho ugejeje, ndagushimye ibyo wangejejeho, ndagushimye ibyo wankoreye. Yesu ashimwe cyane. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana, dusome mu izina rya Yesu. Hano umutwe w'ijambo uratubwiye ku murongo wa 5, haratubwiye ngo akiza umugaragu w'umutware w'umusirikare. Imana ishimwe cyane. Yesu akiza umugaragu w'umutware w'umusirikare. Mana ishimwe. Icyo nkundira Bibiliya, ingero zose zibamo, ingero zose zibamo. Abakire babamo, abakene babamo, abakomeye babamo, aboroheje babamo. Buri cyiciro cyose, buri kintu icyo ari cyo cyose tubona mu buzima bw'iyi si no muri Bibiliya kibamo. Turagaruka nanone ku murongo waho wa 5. Haleluya. Haravuze ngo ageze i Kaperinawumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikare. Umutware utwara umutwe w'abasirikare amwikubita, aramwinginga ati, mwami, umugaragu wanjye arwaye mu nzu, ararembye, ararwaye cyane. Aramusubiza ati, ndaza mukize. Umurongo wa 8. umutware w'umusirikare aramusubiza ati, mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu ni umusirikare, ariko uyu musirikare ngo umugaragu we yararwaye. Mana tugirire neza. Uyu mugaragu we yararwaye. Ndumva nezerewe n'Imana. Uyu mugaragu yararwaye, ariko arwaye agira nawe ishyaka n'urukundo ry'uko umugaragu we arwaye. Abantu benshi muri iyi minsi ya nyuma ntago dugira urukundo. Abantu benshi dukoresha n'abakozi. Umukozi wawe yarwara ukamwirukana, rimwe na rimwe ntunamuhembe, ukavuga ngo warwaye, ngewe sindi nyoko, ngewe sindi so, taha wigendere, ndakoresha abandi. Icyo ntago gikwiriye ku muntu w'Imana. Icyo ntago gikwiriye ku bantu bubaha Imana. Icyo ntago gikwiriye ku bantu bakorera Imana. Reka mbabwire, natangiye mbabwira kwizera, ariko burya n'imirimo dukora ituma tubasha kugera ku by'Imana yatuvuzeho. Nanone twakora nabi bigatuma tudindira ntituzagere ku cy'Imana yatuvuzeho. Gute?
uyu mutware w'abasirikare umuja we cyangwa umugaragu we yararwaye, amaze kurwara, haleluya, ngo arwarira mu nzu, arembera mu nzu, araremba, uburwayi buramujegeza, uburwayi buramubabaza, ariko shebuja afande we ahagiye hose akumva afite ikibazo cy'uko umuja we cyangwa umugaragu we arwaye. Amen. Ahari hose akumva ko afite umurwayi. Abantu benshi bazi ko kugira umurwayi ari mama wawe urwaye, ari se urwaye, ari nyoko urwaye, mukuru wawe urwaye. N'umugaragu wawe ugomba kumugirira umutwaro. Urwo ni rwo rukundo rw'abantu b'Imana. Mana ishimwe cyane. Ngo aramubwira ngo mwami, umugaragu wanjye ararwaye, nkeneye kumukiza, nkeneye kutegeka uburwayi buri muri we. Nizeye ko, haleluya, nizeye ko imbaraga ziri muri wowe ziri bumukize. Yesu w'i Nazareti, Yesu umubyeyi wacu, Yesu umwami w'abami, Yesu wadukoye amaraso ye y'igiciro. Haleluya. Yesu wadukoye amaraso, Yesu wemeye kubambwa, Yesu wemeye kwambikwa ikamba ry'amahwa, Yesu wemeye gushinyagurirwa kugira ngo njyewe nawe tubeho. Haleluya. Ni umunyembabazi, ntabwo ajya yiremereza, nta byacitse biba muri we. Ni umwami w'abami, aragukunda, ntarobanura ku butoni. Mana ishimwe cyane, umugezeho wese agomba mugirire neza kubera ko ari umunyembabazi. Mana yacu nishimwe cyane. Ngo Yesu abyumvishe, ngo aramubwira ngo amina, ndaza mukize, ndaza mukize, ndaza mukize. Ngo umutware ngo w'abasirikare ngo aramubwira ngo reka da, ngo mwami ntago bikwiriye, ntago bikwiriye kugera iwanjye. Mana yacu itugirire neza. Ntago bikwiriye ko winjira iwanjye, ntago bikwiriye. We uri umunyacyubahiro, mu yandi magambo uri umwami w'abami, kandi gutegeka kuri muri wowe. Amina, haleluya. Aramubwira ngo utegeke gusa, utegeke. Ndabizi ko itegeko riri bugende rigakiza umugaragu wanjye. Mana ishimwe cyane. Ndabizi neza itegeko riri bugende rimukize. Arambya ngo nanjye ngo ndi umuyobozi, ndi umutware, ndi umukuru w'ingabo. Iyo mbwiye umuja wanjye ngo kora iki, aragikora, kandi ndi umuntu, wowe uri Yesu. Haleluya. Iyo mubwiye ngo nzanira iki, arakizana. Iyo mubwiye ngo jya ku isoko ajyayo. Iyo mubwiye ngo icara aricara. Iyo mubwiye ngo ngwino araza. None rero ntago nkwemera kugera iwanjye, ahubwo aho uri hano uri butegeke gusa, umugaragu wanjye arakira. Imana ishimwe cyane. Kwizera. Uyu mugaba w'ingabo yarizeye, uyu mukuru w'ingabo yarizeye. Yesu ashimwe. Yarizeye. Uzareba inshuro nyinshi iyo turimo gusengera abantu. Amen, haleluya. Uramusengera akumva ngo ugeri wanjye unkoreho. Wowe izere, izere. Mana ishimwe. Mu gihe cyashize haciyeho nk'imyaka wenda nk'icumi cyangwa 11, hari ahantu twasengeraga. Mana ishimwe. Tugasenga, tukahasengera. Shuti yanjye, umuntu wazaga gusenya inkwaho twasengeye
yabonaga igitangaza cy'Imana iyo yazaga arwaye yarakiraga. Ubwo buhamya turabufite. Imana ishimwe. Ugasanga abantu batuye muri ako gace cyangwa batuye muri ako gace kaho hantu kuri iyo beach. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Bakavuga ngo muze tujya kwicara hantu abantu bakunda gusengera. Turahakura igitangaza cy'Imana. Ni ukuri abarwayi barahazaga bagakira. Mana ishimwe. Abaje kuhasenya inkwi bagakira. Inka zaharishije abanyweye amata yaziriya nka bagakira. Kubera kwizera. Kwizera. Uyu mugabo, uyu musirikare yarizeye. Yizera Yesu. Kwizera kandi igitangaza kiba ko kanya iyo wizeye. Uzi kwicura nyinshi rimwe na rimwe ikintu gituma tudasubizwa nk'uko bikwiriye ngo amasezerano yacu tuyinjiremo ari ukutizera. Tuba turimo dushidikanya. Tuba turaho dushidikanya. Ukavuga nka ishobora kubikora cyangwa ntibikore. Mana ishimwe. Ariko yaramubwiye ngo niwizera utegeke gusa umurwayi arakira. Na Yesu biramutungura, na Yesu biramutangaza. Aravuze ngo mu Bisiraheli mbonye umugabo wizera. Mbonye umugabo ufite kwizera. Akizera ko nintegekera hano umurwayi uri mu rugo rwe ari bukire. Yesu ashimwe. Mana iduhana umugisha. Wakwizeye Imana. Izera Imana yonyine. Wakwizera umwana w'umuntu uvuye ngo runaka yakoze ibi yagize gutya. Wikwirwanirira, izere. Ikintu tubura ni ukwizera. Yesu yarategetse. Uyu mugaragu yarakize. Yaje gukira. Imana ishimwe. Kandi isaha jiste bavuganiyeho na Yesu niyo yahise akiriraho. Kubera kwizera kwe kwari kuri hejuru. Mana tugirire neza. Mana twiteho. Mureke gushidikanya. Mureke twizera Imana. Mureke dushake mu maso y'Imana. Dusenga ariko twizera. Wikwirirwa wirukanka ngo wiruke utizeye ntacyo byakumarira. Mana ishimwe. Izere yuko iyo ndwara urwaye atari yo kukwica. Yesu ategeke. Abankurikiye ku Mpuhwe z'Imana TV. Yesu ategeke. Yesu ategeke ibyanyu. Yesu ategeke indwara zikire. Yesu ategeke business zanyu zigende. Yesu ategeke izo ngo zikomere. Yesu ategeke imfubyi zige. Yesu ategeke abapfakazi babeho. Yesu ategeke abari mu bitaro bakire. Yesu ategeke abari muri koma bayivemo. Yesu ategeke iyo kanseri ishirire. Yesu ategeke ropeta la shalabiniwa. Yesu ategeke. Izere gusa. Izere Yesu ategeke. Yesu arategeka bibe. Yesu arategeka bikomere. Yesu arategeka ayo mahoro wabuze uyabone. Yesu arategeka icyo gisasiro kiveho. Yesu arategeka uryamusinzire. Yesu arategeka izo manzu zitsinde. Yesu arategeka ayo mafaranga yawe uyabone. Yesu arategeka ibyawe wariganijwe ubisubizwe. Yesu arategeka abo barozi bakuraje amajoro n'amahembe n'ibitega. Yesu arabitegeka biburizwemo mu izina rya Yesu. Yesu arategeka iyo nda yazibye yabuze urubyaro.
uko yahaye hano umwana nawe niko ari bukuzibura inda. Arategeka mu izina rya Yesu byare. Mana yacu nishimwe. Yesu arategeka ubwo bukwe bugomba kubaho kuko Yesu ari we wategetse. Yesu arategeka. Haleluya. Urwo ruguri kubona ruri kumanegeka rugiye gusenyuka, Yesu arategeka ibihishwa bihishure. Yesu arategeka ibitagenda bigende. Yesu arategeka abana babone minerevare. Ayiwe, haleluya. Yesu arategeka. Ariko reka mbabwire, niba Imana yarategetse igikona kikagaburira Eliya, gute kikajya kigenda kikaza abo bana bawe bari bwicwe n'inzara? Ntago abo bana bawe bazabura kwiga. Ndakubwiza ukuri, abana baziga. Ndakurahira ukuri ko Imana ishobora byose, abo bana baziga. N'abanje barize kandi byari bikomeye. Byari bikomeye. Ndabyibuka umunsi umwe byari bikomeye neza. Abana bose baretse kujya ku ishuri, babuze minerevare, babirukanye. Ngira Imana ndavuga ngo ariko wa Mana we, mbigenze nte ko aba bana ari wowe wabampaye? Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Fata inzira, ngiye nkunda gusenga, kandi nubwo nkunda gusenga nkunda no kwizera ko ibitariho bizabaho. Ndagenda njya ahantu kuri beach ntwara abana, harimo akana gafite nk'imyaka 2 kabucura kanje. Turagenda turasenga guhera ku mukuru kugeza kuri bucura, turasenga. Ariko Mana nuhabwa icyubahiro, warakoze. Turasenga duhamagara Imana. Ndababwira ngo buri muntu afata inguniye, undi afata inguniye, undi afata inguniye, undi afata inguniye. Turirira Imana, dusenga Imana. Kakadira ko k'imyaka 2 karaho, nakana kakuriye mu rusengero, kavutse kareba mama wako ari umushumba, kaba mu rusengero, karakana ko karagenda karasenga. Maze imvura irakuba ihirya hino, irakuba, imvura iragwa nyinshi cyane. Utazabikora wiganye ibyanjye, ushobora kubikora unyiganye ukabigwamo, ukahakura malariya idasanzwe. Imvura iragwa, uko imvura igwa niko dusenga. Ntabwo twigeze twumva iyi imvura. Kakana gato ntabwo kigeze kumva iyi imvura. Ariko Mana we, nguhaye icyubahiro, uri Imana itabeshya, ntawe akwiringi. Haleluya. Uzakorwa n'isoni. Imana yacu nishimwe. Ndi kuvuga Imana lilaya binidrayi, ndi kuvuga Imana idakoze isoni. Imana irambwira ngumva guhera uyu mwanya, guhera uyu munsi, nguhaye abaterankunga b'abana bawe. Ntago abana bawe bazongera kubura minerevare. Noneho hari ukuntu Imana ivugana natwe tukumvisha amarangamutima yacu. Imana igitugira neza ntitukumvisha amarangamutima yacu. Tujye twumva icyo Imana ivuze, twe kumva amarangamutima y'ibyo dutekereza mu mitima yacu. Njyewe nishyizemo ko Imana igiye gukoresha nk'umuzungu compassion y'ibintu nk'ibyo abana banjye bakiga. Oya ngo inzira z'Imana zirenze 1000, ngo kandi imigambi y'Imana siyo y'abantu.
haleluya. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndumva nkunze Imana cyane, ndumva nezerewe Imana cyane, ndumva Imana, ndumva Imana, ndumva Imana. Imana ni nziza. Kuva uwo munsi twabonye ineza y'Imana. Mu by'ukuri nta muterankunga twigeze tubona, kandi iyo yari yavuze ngo izanye umuterankunga, ahubwo yari yaranjije umuterankunga twabonye nta wundi ni se w'abana. Yabonye akazi, ntago twongeye kubura minerevare y'abana. Abana bose barangije kwiga, bari muri kaminuza. Umuto usigaye wa bucura ari mu mwaka wa 4 primaire, ariko ndashima Imana yo mu ijuru, yiga mu ishuri ryiza, kandi yagiye ku ishuri agenda atwaye brodero y'igihembwe cyose, yaba bisi, yaba n'amafaranga y'amafunguro, yaba minerevare yose, atwara brodero y'amafaranga yose. Nuvuga ngo iyi Mana nikora, uzabivugiraho ntumva. Nushaka guhinyura Imana ngo ntikora, uzabivugiraho ntumva. Imana irakora ku mugaragaro, Imana irakora, irashoboye, irihagije, ifite imbaraga, ifite byose. Tarabinidrayi. Ariko wasenze Imana. Hari indirimbo njya numva, niba ari terime, niba ndimba basigaye bakoresha ngo warasenze uburiki. Uko niko kuri, nta muntu wasenze ujya ugira icyabura. Mana ishimwe. Kwizera natashye uwo munsi nizeye. Mu minsi yashize wenda ninkivuga muragira ngo kiroroshye, ariko ntago cyoroshye. Njya nakira ubuhamya bw'abantu bakorera amaperimi, umuntu agakora inshuro 10 atarabona perimi. Inshuro 10. Rimwe na rimwe bakabivaho bakanabireka, bavuga ngo nta nubwo tuzongera gukora. Mwasenze Imana mukizera ko Imana ishobora byose. Umuhungu wanjye urangije segondere, uri muri kaminuza, yagiye kwiga, arangije arambwira ngo mama ngusengere. Ndamusengera, n'ukuri mbona Imana imuhaye perimi. Reka mubwire, Imana irakora. Yaragiye arakora, atahana perimi. Mukuru wabyumvise aravuga ati nanjye uzi ko ngiye kwiga. Aragenda ariga mu kwezi kumwe, aragenda arakora, umwana atahana perimi. Ariko mwaretse mugasenga Imana. Hari igihe Imana ijya inkorera amasipurize, nkumva ndaryohewe n'Imana, nkumva nkunze Imana, nkumva ndaryohewe. Uburyohe bw'Imana bukanyuzura. Imana ishimwe. Senga wizere, shinganisha abana bawe, shinganisha abahungu bawe, shinganisha urugo rwawe, shinganisha abakobwa bawe. Ujye ubasengera, igikundiro cy'Imana kibabeho, batera imbere, bagira umugisha. Yesu ashimwe. Mwasenze, mwavuye mu byaha, mwakwizeye, mwakoreye Imana, mwashatse Imana, mwaretse kunyura panya, mukanyura mu nzira y'ukuri, ko Imana izabagirira neza. Ijambo ritweretse uyu musirikare yarizeye, abwira Yesu ngo reka ntugere iwanjye, tegekera aho uri. Imana itegekera aho iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ijye mu cyumba ikoreramo, itegeke ibyo wavuganye n'Imana byose bisohoze.
ijye mu cyumba ikoreramo igusohoreze, igukize ubwo burwayi, igukize ayo madeni, igukize, iguhe ibitotsi, uryame usinzire, dore wabuze ibitotsi urara wicaye. Senga Imana. Nawe ugera mu cyumba cyawe ukumva imisenyi irimo iraguhanukira kandi icyumba cyawe gisize amarangi kimeze neza, waryama mu buriri ukumva burakurya. Imana itegeka itanga amahoro, ikura abadayimoni mu rugo rwawe, ikura abadayimoni mu rugo rwawe, isi y'umwijima isohoke mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana uhabe, imbaraga z'Imana zihabe. Nawe urwaye uwo mutwe uruhande rumwe, rila do petala wa wozelemene glory, byatwaye n'ugutwi kwawe ntikucyumva, ariko mu ijuru hari Imana igiye gutegeka buke wakize, rito petala shaiwa. Yesu mwene Dawidi, izere, izere iyo pararizi irakira, izere uwo mugongo urakira, izere, izere uko kuguru kurakira, izere ko iyo se tugiye kujyaho uri bugerayo bagasanga icyo bagiye kubaga ntabwo kikirimo. Izere, ujye kwa muganga urasanga ibyo bari bagiye kukubaga muri iyo nda byarangiye. Izere ukimara kumvira ijambo, izere. Uyu musirikare yize yabwiye Yesu ngo ategekera hari umuja w'umugaragu warakira, yarakize kuko yizeye. Icyo tubura ni ukwizera, icyo tubura ni ukwizera. Tala bene ko tala widrayi. Izere witinya gupfa, izere Imana itanga ubuzima, izere Imana itanga imbaraga, izere Imana ikiza. Oh, hari urupfu ikahahindura kubaho. Izere, izere urakira, izere urabaho, izere abana bawe Imana irabaha agakiza, izere abana bawe bazakubera b'umugisha. Wibavuma, wibafatanya n'imbaraga z'umwijima ngo ubavume. Oya, basengere kandi wizere ko iyo baguhaye izabaha no kukugirira umumaro. Izere nshuti yanjye, ndakwinginze izere, izere ko ibitariho bizabaho. Izere ko nabo wabuze uzongera ukababona. Izere ko abagutaye bazakugarukira. Turi abahamya bo guhamya imirimo y'Imana, ntabwo tubabwira ibyo twumvise ku bandi, ahubwo turababwira twebwe ibyatubayeho, turababwira ibyo twabonesheje amaso yacu. Mwizere gusa, musenge Imana, mushake Imana, Imana izabereka ineza yayo. Izere ko uzajya ugasigira n'abandi, izere ko uzagenda mu modoka ntabwo uzapfa utagiye mu modoka, izere ko uzurira indege, izere ko uziga ukaminuza. Hari akantu k'akazitiro Satani yababoheyemo, akwereka ko nyoko atize, satize, nawe utabakuru bawe batize, ukavuga ngo nanjye ntabwo nzayarangiza. Kubera iki? Kubera iki? Hari imbaraga zitwa kwizera, hari imbaraga z'agakiza, hari imbaraga zo kumenya Yesu, hari imbaraga zo kuba muri Yesu, hari imbaraga zo gukunda Yesu, hari imbaraga zihindura ubuzima, hari imbaraga zihindura amateka, hari imbaraga zubaka ibitariho bikabaho, hari imbaraga zikura muri karande y'ubukode, hari imbaraga zikura muri karande y'ubushomeri, hari imbaraga zikura muri karande yo kutiga, hari imbaraga Holeshele menevo de drai. Hari imbaraga zibohora, hari imbaraga
bikabaho. Izere, izere. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Ndagusabira kwizera, ndagusabira imbaraga Yesu agiye gukoresha. Tegeka nawe wizere, hanyuma ubone gukomera kw'Imana. Ariko umbabarire wizere, wowe uri bukurikira iki kiganiro, wowe uri bukurikira iri jambo. Dore iyo bwije ubyuka umeze neza, ukagenda ukajya mu kazi, ariko iyo bwije uba udashaka gutaha iwawe. Uhorana ikintu cy'ubwoba, uhorana ikintu cy'ubwoba. Niyo uri mu rugo rwawe uba ufite ubwoba ko rimwe na rimwe abantu bazakwica. Izere ko mu ijuru hari Imana irinda, itubera amaso. Imana itaturinze, abarinzi barindira ubusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Witinya, izere usenge. Nawe ibyawe byayobeye, urukumva icyakubera cyiza rukwiyahura. Ndakurahiye, wikwiyahura, kuko niwiyahura urarimbuka. Ahubwo fata imbaraga, fata ibihe byo gusenga, unizere. Ibyawe byagiye bizagaruka. Watewe n'umwuka w'inyatsi, watewe n'umwuka w'abadayimoni, ibyawe biragenda utazi uko bigiye, birayoyotse bigushizeho. Ufite ipfunwe, ufite isoni zo kugera muri bagenzi bawe. Aho wanyweraga icyayi ntukihanywera icyayi, utangiye kugenda wihishe. Humura, haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa ngo kijya cyongera kigashibuka, ngo kikera imbuto nk'iza mbere, birashoboka. Wakwizera, wakwegera Yesu, wasenga Imana, ukagerekaho no kwizera, ibyawe byakongera bikazuka. Kandi ndabona Imana ibizura. Ndabona hari ugukora kw'Imana, ndabona hari ubutabazi bw'Imana, ndabona ingabo zije gutabara, ndabona ihumure rikugezeho, ndabona umunezero wawe ugarutse, ndabona ibyishimo byawe bigarutse, ndabona urugo rwawe rwongera kugendwa. Uwiteka duhana umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe. Mwizere, Yesu agiye gutegeka aho yicaye mu ijuru, ari kumwe na Se. Bagiye gutegeka kuri buri kintu cyawe cyose, kandi uraza kugirirwa neza n'Imana niwizera. Amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom, 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 shalom. Muhabwe umugisha n'Imana. Ndabakunda cyane. God bless you.